nshizemo mitsingi ndarangije mwana wabega. Iyi ni video yakomeje gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube, mwagiye mukomeza kuyibona kuri TikTok hore kasi nakubwira, ndetse no kuri Instagram kubayikoresha. Nta ni video itageze, umuntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga iyi video yarayibonye. Ni video ikunda kuvuga cyane ngo amafaranga y'icyuzi twarayakobokeye. Ese ibi byavuye he? Iyi video yakomeje gutrendinga bigenze bite, yakomeje gukwirakwira bigenze bite? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video cyangwa se muri iki kiganiro. Tugiye kubabwira neza inkomoko aho iyi video yavuye, niho tugiye kuba twababwira. Rero icyo ngusaba, nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa Menya Nibi Info, banza ukandaho hasi handitse subscribe. Update zose niho ugiye kuzajya urazibonera, update mu mikino, update mu buzima busanzwe, muri politike ndetse n'ibindi, niho ugiye kuzajya ukura update. Tujye kurebera hamwe rero ese iyi video ya Nyiramajyambere Esperance igira iti amafaranga y'icyuzi twarayakobokeye. Iyi video byagenze bite kugira ngo abe iyi video yajya hanze? Reka tufate akaruhuko gato, ubundi tugaruke tubabwirira hamwe uko iyi video yaba yaratrendinze cyangwa se yarakwirakwiye. Subscribe rero ubundi dukomeze, kanda subscribe ubundi dutangire. Ni nyuma yuko Nyiramajyambere Esperance akomeje kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga kubwo gusaba ko ahabwa amafaranga y'icyuzi, umukobwa we Mutuyimana Console yaje kuvuga ubuzima bwe cyangwa se bw'umubyeyi we, anahishura ko yitabye Imana mu mwaka wa 2023, akaba ari hanyuma yuko abonye amafaranga ye y'icyuzi. Mutuyimana Console akaba n'umukobwa wa Nyiramajyambere Esperance, niwe urasobanura neza uko umubyeyi we Nyiramajyambere Esperance yitabye Imana ku myaka yari afite 43. Akaba yaritabye Imana tariki ya 13 Werurwe 2023. Umunsi umwe rero n'umubyeyi we papa we, aho bombi bashyinguwe tariki 14 Werurwe. Ababyeyi be rero buyu Mutuyimana Console bakaba baritabiye Imana icyarimwe, ari Nyiramajyambere Esperance ndetse na papa we bakaba baritabiye icyarimwe. Mutuyimana rero avuga ko amafaranga y'icyuzi bayahawe mu kwezi kwa Gicurasi nyuma y'igihe bishyuza, hanyuma Nyiramajyambere Esperance aza kwitaba Imana mu mwaka ukurikiyeho mu kwezi kwa Werurwe. Iyi mvugo rero yavuye muri koperative, ubwo iyi koperative yategerezaga ubundi buryo bwo kwiteza imbere. Batekereje ko ubutaka bari barahawe na leta kuba babubyaza umusaruro, ariko hagati y'ubwo butaka hakaba harimo icyuzi. Mu gushaka rero uko babyaza umusaruro icyo cyuzi, batekereje uburyo bwo kugura umurama w'amafi ngo batangire korora amafi, bihaze mu biribwa ndetse babone n'indyo yuzuye, kandi banagurishe babone amafaranga atunga imiryango yabo. Nyuma y'uko rero bari barakataje umushinga wabo wo korora amafi, umuhanda cya cyuzi baragisenya, nuko bababwira ko bazishyurwa amafaranga y'ingurane. Ko rero bemerewe kuzahabwa iyi ngurane, hatanzwe icyiciro cya mbere, ariko abari muri koperative turengera ibidukikije ntibaje kuyabona, ari naho Nyiramajyambere Esperance yari ari muri iyi koperative. Icya kabiri rero biba uko, icya gatatu biba uko. Nyiramajyambere Esperance abona ko bashaka kwamburwa amafaranga yabo y'icyuzi, nibwo yabonaga itangazamakuru ryari ryaje mu birori byo gutaha inzu zari zubakiwe abatishoboye, nibwo yatangiye kuvugana nayo asaba ko bishyurwa amafaranga yabo y'icyuzi kuko bayakobokeye nk'uko muri kubyumva muri iyi isi. Reka mbanze mbumvisheho gato ubundi dukomeze tubabwira, ariko reka mbanze nkibutse gukanda subscribe nimba bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa Menya Nibi Info, ubundi tuzajye tubana muri update z'imikino, update zisanzwe, mbese ajya bari gucicikana hanze hirya no hino mu Rwanda ndetse n'inyuma cyangwa se mu mahanga, ni hano uzajya urayakura. Reka tubanze rero twongere tubumvishe kuri iyi video ya Nyiramajyambere Esperance agira ati amafaranga y'icyuzi twarayakobokeye, ubundi tugaruke tubabwira n'ibindi mutari mwarigeze mumenya kuri aya makuru.
iziye igihe niko nabivuga njyewe ubwanjye ku mutima wanjye iyi radiyo izigiye igihe ariko hari nashonje none rero bayobozi kera kabaye rero nyuma y'igihe amafaranga y'icyuzi baje kuyahabwa mu cyiciro cya 4 bahabwa amafaranga yabo yose ari uko ari miliyoni 5 n'igice ndetse Mutuyimana akemeza ko uyu mubyeyi witabye Imana amafaranga ye yari yarayabonye ndetse yaranayariye. Uyu Nyiramajyambere Esperance rero yitabye Imana asize kanseri y'umwijima ayirwara amezi 3 akaba ari nayo yazize ikaba ariyo yatumye yajya yitaba Imana. Nyiramajyambere Esperance rero kandi yareraga abana be 5 ndetse n'abuzukuru 4 bose ubwo bose hamwe mu rugo bari 9 bateranyaho n'umugabo wiwe bakaba 11 bakaba barabonye amafaranga yabo ariko ntibyaje kugenda neza kuko uyu Nyiramajyambere Esperance n'umugabo we baje kwitaba Imana ku itariki 1. Ni ibintu bitangaje rero, ni ibintu binababaje kugira ngo abantu bapfire rimwe mu muryango umwe, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bibabaje. Uyu Nyiramajyambere Esperance rero akaba ari ko byamugendekeye, akaba ari nayo mvugo mwari mukomeze kugenda mwumva ku mbuga nkoranyambaga mubona muti amafaranga y'icyuzi twarayakobokeye. Ndagushimira rero twabanye kuri Menya Nibi Info, nimba wakanze subscribe ni ibintu by'agaciro cyane kuba wakanze subscribe, ndetse nawe ugiye kuyikanda reka mbanze ngushimire, ni ibintu by'agaciro kuba wakanda subscribe, ubundi tugakomeza kugenda tukugezaho update zose nta handi uzajya urazisanga, amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no mu mahanga mu ngeri zose nta handi uzajya urayasanga. Reka nkubwire ngo rero ukomeze kugubwa neza, amakuru yacu nakagaruka na mukanya ushobora kubona tukugejejeho andi makuru. Niyo mpamvu nkusaba gukanda subscribe kugira ngo ayo makuru ataza kugushisha. Ndagushimiye rero we twabanye, murakoze, murakarama, ciao ciao.